bavuga ko Adamu na Eva ntabwo ariyo couple ya mbere burya yabayeho. Hari ibyo nigeze kuvuga muri conspiracy ariko byo wenda c'est très difficile à prouver. Adamu yaremewe undi mugore wa mbere bari kumwe witwaga Lilith, niwe mugore we wa mbere. Lilith rero Imana ntiyari yakamenye ko iryo hame ry'uburinganire rizatera ibibazo. Urumva burya Imana uko yaturemye hari ibyo dushoboye cyane kurusha abagore, n'abagore hari ibindi bashoboye cyane kurusha abagabo. Uriya ushaka kwigereranya n'umugore mu nshingano zimwe na zimwe yakwanikira bikagucanga. Yego. Ibyo rero ugomba kubyemera ko nk'ikintu cyo kwita ku madetaye cyangwa se kugira amakenga. Lilith ubundi nubwo bwose yahawe isura mbi mu byo bamuvugaho, bamushinja ko yunze ubumwe n'abamarayika bahanuwe mu ijuru, ariko ubundi niwe muvugizi w'abafeministi uwo Lilith. Kubera yuko bagiye gukora amabanga y'abashakanye, Adamu ati ndajya hejuru, undi ati reka da, undi ati ni njyewe ujya hejuru, no mu zindi nshingano bakagenda bagongana, kuko Imana yari yabaremye ari abantu bareshya babumbwe, bombi bari barabumbwe mu gitaka, iforomo ni imwe yafatiye umwanya ungana. Yego. Lilith rero ababazwa nuko yagiye kurega ku Mana, ati ni gute uyu mugabo ari kunyobora, kandi twararemwe kimwe, Imana itari ko niko biteganyijwe. Lilith ati ntibishoboka, niba ari ibyo ngibyo ngewe ndigende. Yahise yivira muri Edeni, ava muri Edeni arasohoka arigenda. Banavuga ko ari we watumye yanzoka, kugira ngo kuko yamenye ko Imana yaje kuremera undi mugore noneho uri submissive, wumvira uganduka. Yaravuga ati iyi couple se irambanaho neza gute? Kandi birumvikana ko Lilith yari yagiye muri opposition. Urumva rero akantu kitwa uburinganire, kabaye gasimburwa n'ubwuzuzanye.